Ini tuzaba kirigeze Rusina ama y'abaminisitiri yateranye muri village y'Urwego na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame bagizwe muri inama akaba ari mu mutekano ubuzima n'ubukungu n'imibereho myiza y'abaturage n'imiyoborere myiza. Shalom turi kumwe na Baho TV hano mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Kigabiro. Mpuye n'umusore mwiza cyane rwose ufite impano zitandukanye baba kwita nde Elize. Tugusanze hano turabona uri umusore umeze neza wambaye agapira keza cyane. Ese ukuri iki muri no ubundi umurenge nta nubwo arunguka mu rwego watunguka mu murenge wa Ruramira mu karere ka Kayonza ngira ngo mwaba muhazi niba mwarigize kwatemberera, ariko nkaba mono mu karere ka Rwamagana mba mpari mbwira abantu makuru aba yatambutse kuri radio yaba yo mu Rwanda no mu mahanga ngira ngo nuko bimeze niyo mpano bagasani yaba yarabaye. Yego nakubonye mu by'ukuri maze kukubona mbonye ufite impano yo kuvuga amakuru bitandukanye. Ni ibintu bigora cyane, ni ibintu bigora cyane abantu batandukanye, ariko nabonye ubishoboye. Ni ikihe kigutera kugira ngo wavuga ari amakuru? Ese ubabere kodinze mutwe wumva radio cyane, mbese mu by'ukuri ari amakuru yakurahe? Amakuru ndayashaka utiriye mu buhe buryo iyo numvishe radio amakuru nkayumva ntago wagomba kunshika direct ngomba guhita nyafatisha direct nkahita nyemenya, cyangwa se nkafata nijana nkajya muri cyber cafe hariya nkatanga ijana minota 15 kuri internet nkasacinga amakuru nkaba ndayabonye direct, ntabwo ari ibintu by'igitangaza. Ndagira ngo noneho muri aka kanya ujye kuba nk'umunyamakuru, utubwire nk'amakuru mu minota mike cyane ufashe mikoro umeze nk'umunyamakuru muri make. Yego turi kuri Baho TV, abumva Baho TV mwese reka mbifuriza komeza kugubwa neza mageze amakuru n'abateguriye. Ini tuzaba kirigeze Rusina ama y'abaminisitiri yateranye muri village y'Urwego na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame bagizwe muri inama akaba ari mu mutekano ubuzima n'ubukungu n'imibereho myiza y'abaturage n'imiyoborere myiza. N'abaturage bikira mu Ruzigatsi bavuga yuko babuze amazi meza bagasaba ikigo cy'abasaka ni Water Sanitation Corporation kuba rero babona amazi meza. Mu gihe mu yandi makuru atangazwa nuko bamwe mu baturage barimo kuvuga yuko ngo batazi nimba bazarya umwaka mushya muhire wa 2020 mu mahoro cyangwa se nohiri nziza kubera ikibazo cy'imvura gikomeza kugenda yakwangiza imyaka yabo by'umwihariko ibishyimbo. Bakavuga rero ko kurya ibitonore barareba ari ikibazo gikomeye cyane nk'uko bikomeze gutangazwa. Now the new partnership for African Development Communication but the only common market for reason is South African English program we say organization last for right news. Good.